twongere duhe ikaze abadukurikira bose tunabashimire by'umwihariko umunsi mwiza. Coach nawe umunsi mwiza none ndumva nyumva neza unandeba neza kimwe nuko nanjye ndi kukureba neza nkanakumva neza. Uri kunyumva neza ro nanyumva neza cyangwa uranandeba neza ariko ntacyo ubwo ngubwo uraza kunyumva mu kanya reka nongere mbitunganye ariko nshimire abadukurikiye bose nagira ngo mbereke ko wahageze umaze kuhagera. Abakurikira ibiganiro byacu mwese turabashimira cyane. Uyu munsi n'umunsi wa gatandatu tuganiramo nk'ibisanzwe ingingo nyinshi zitandukanye. Uyu munsi turajya cyane ku bijyanye na saving ndetse n'ibijyanye n'ubucuruzi bw'amazu nk'uko mwari mwabibajije ubushize. Ngira ngo Coach RB arahari turaza kuba tuganira nawe kuri Facebook turi live ndetse no kuri YouTube. Ubwo mushobora hose kudukurikira kandi mugatanga ibitekerezo na nimero ya telefone murimo murayireba hano hasi nayo mukanya muraza kuba mukurikira. Nayigize ngo ni hariko yanjye ni ari iminsi menyereye kugira ibibazo ubwo urumva ko uyu munsi kabaye noneho ubwo ari yawe yagize ikibazo nitajyaga igira ikibazo. No uvango ubu ufite ebyiri niyo mahirwe. Hanyuma amakuru iki ndabona wagarutse mu rugo ubushize twavuganaga uri mu wundi mujyi cyangwa se mu yindi ntara ndabona ubu wagarutse mu rugo karibu sana nanone muri studio tumenyereye muri studio yacu ya kabiri iri muri icyo gihugu cya kure. Ubwo ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Okay. Mu birometero byinshi cyane. Hanyuma umeze gute saho muri amahoro? Ariko nahoze mbona bavuga ko aho ngaho izuba hari intara zimwe na zimwe mu gihugu cya Canada izuba ryageze muri dogere hafi 49 50 abantu benshi bakaba bamerewe nabi. Kuko tumenyereye ko Dubai ari yigira ubushyuhe bwa 49. Ariko ni mu bice bimwe na bimwe ntabwo ari igihugu cyose muri rusange. Mirongo itatu ndumva yo nta kibazo 30 ntabwo ari mbi cyane. Nabonye aho bita Saskatchewan na British Columbia ko ho ubushyuhe bugeze kuri dogere nyinshi cyane ngira ngo ni ibintu bidasanzwe. Icyo gihe bigenda bitewe abaturage baba barimo bafashwa bate cyangwa habarimo n'abaremba bakajya kwa muganga n'abapfa kubera ubushyuhe nk'ubwo cyangwa n'abajya kwiturira mu mazi hafi ya bya bidendezi. Nahoze juste mbibona ku makuru rwose mbona ko ari ibintu bibabaje cyane. Nahoze ndeba CNN ku mugoroba mbona ari ibintu bibabaje. Abaturage benshi bagiye muri ya mariba rusange kuba ariho bateganye bidumba ku mugaragaro cyangwa se babona utuzi tubajyaho. Ni ibintu bitoroshye ngira ngo bijyana n'impinduka cyane n'impinduka cyangwa changement climatique, impinduka zijyanye n'imiterere y'ibihe biturutse kuyangirika ry'ibidukikije. Ngira ngo ni ibintu naho gusa ariko n'ahandi kwisi tuzagenda tubona ingaruka nyinshi kuko twabonye inaha inkangu zigenda ziba, tubona natwe rimwe na rimwe imigezi yuzura, imisozi iriduka. Kenshi bituruka kuri ibyo bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe bisaba ko buri muntu wese abigira inshingano ye cyane mu kwirinda iyangirika ry'ibidukikije. Duhita twisubirira iwacu n'ubundi gusa
icyo mba mvuga nuko akenshi na kenshi bene ibyo bintu nibyo biza n'ubundi bikagaruka bikagira n'ingaruka mbi kubikorera utwabo cyangwa se ku muntu runaka ushobora gukora umushinga runaka, usanga akenshi bibaho bigira bene izo ngaruka. Niyo mpamvu abantu baba bagomba kubiganira kugira ngo banamenye n'ibyo bintu biba bihari, banamenye n'ukuntu bakwitegura. Nk'ubwo ngubwo isomo riba ryagakwiriye gutariza hano iwacu, ese ni ingo zingahe zigira ibyo bita emergency medicine, ya miti y'ibanze umuntu ukomeretse iwawe hahiye kizimyamwoto se zirahari? Bene nk'ibyo ngibyo umuntu aramutse agize umwuma wihuse wabigenza ute mu gihe utegereje ko abaganga baza? Ni utuntu nk'utwo ngutwo ari utuntu tuba dukwiye kwigiraho cyane. Ubwo nahoze mbona kuri televiziyo abantu nyine bagaragaza ko bamwe bagiye banashirirwa na ya miti y'ibanze, bya bintu bavanga mu mazi bakanywa kugira ngo umwuma ushire. Nge se hano iwacu twebwe barabigira, ngira ngo ni umwanya wo kongera kubitekerezaho. Twigeze gutumira umuntu twebwe abivugaho rwose birambuye kandi cyari ikiganiro cyiza cyane. Kuri Instagram imipira irahari, ahubwo irabigeze mu masitoke vuba. Agasitoke kamwe tuzakorana tuzagenda tubabwira, n'abari hanze ubwo bazatubwira. Nuko tuba twanga rimwe na rimwe guhita umuntu yihuta, cyane cyane ko muri no minsi business hano iwacu ziri gufunga hakiri kare cyane. Urabona ko kubera ikibazo cya curfew cyangwa se umukwabo amasaha yarongerewe cyane, ni icyo kibazo ariko bizatungana mu minsi iri imbere. Uyu munsi rwose ndumva reka ahubwo nanasaba bazanye telefone n'abandi baza kubaza ibibazo baze gukomereza, ariko wahera kuri biriya cyane cyane twagiye abantu babajije mu minsi yashize. Nanabigarutseho mu kanya mvuga ku bijyanye n'amazu, ku bijyanye na saving. Ngira ngo nibyo bibazo waheraho ubundi tukaza gukomeza. Mu Kirundo ubwo ni muri Repubulika y'u Burundi, ni mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo tunabonye rero gusuhuza abadukurikiye bose bari mu Burundi. Ndabizi ari benshi batwandikira i Bujumbura, Ingozi, ubwo n'uwa Kirundo byiyongereyeho. Hari n'uw'ibururi wigeze kunyandikira kuri Instagram minsi ishize. Ubwo nyine tuboneyeho no kubasuhuza by'umwihariko. Yego. Yeah. Ingoboka. Nicyo bita ikigega cy'ingoboka. Yego. Mbere yo gutangira gusengera abantu, mbere yo gutangira gusengera
ariko ngo wongere n'ijwi mo gakeya mbonye message abantu bambwiye ngo bari barimo bakumvira kure ubwo no muri technique baraza kongera no barebe yego yego ubwo no uvuga ngo twabaza ibihumbi 5 ahari akamenyetso k'amadolari bakakure bashyiraho amanyarwanda ubitse buri kwezi mu gihe cy'imyaka 18 kandi ngira ngo abantu ni bake cyane bahani iwacu bagera kuri iyo myaka ashobora kuba nifitiye miliyoni abenshi abakirangiza amashuri yisumbuye aba rwose ari ibintu byose abagisaba papa na mama kane ubwo waburya mu yihe resitora kujya guhahisha ibihumbi 10 gatahana mu gasashe yego kwigishije bikomerezeho dore umushoferi nakwigishije komeza ibihumbi 10 urumva imyaka 18 ibihumbi 10 agaciro k'uyu munsi bizabiri hasi imyaka 18 yego bibiri cyangwa 2005 mu by'ukuri rero ibihumbi 10 kubishyira ku ruhande imyaka 18 zari make cyane anabishobora cyane dore ko uzabihende miliyoni 200 n'imwe igihe agiye muri retraite no azaba yashyizemo gusa miliyoni 7,800 iyo azaba yashyizwe n'umubyeyi we bashyize mu myaka 35 bamwungukire 200 na n'iryo banga rero bamwungukire 200 miliyoni 200 bisaba kwihangana ariko nubwo yaba adahagije muri retraite ariko ko bakungukiye inshuro 97 ni hafi 97 sinzi uracyari kunyumva nizere kuri kunyumva niba utari no kunyumva nta kibazo reka tugaruka hano muri studio mukanya uraza kongera kugaruka ubwo abantu muri technique nizere ko mudufasha kugira ngo ikibazo cy'amajwi gikemuke kuko ndabona abakunzi bacu bari kumbwira bati mukemura akabazo k'amajwi turi kumva vugira kure ariko nizere ko byamaze gukemuka barakomeza baraza kumvira kuri televiziyo nabo barebe bamenye ko bimeze hanyuma iyi mibare urimo utwereka bisaba kwihangana cyane ni uyu mwitozo ni gute umuntu yawumenyera kugira ngo
abane nawo abishyire mu abazungu bo cyangwa se abera reka ne kuvurwa ururimi kuko bararwumva kandi burya ngo haba harimo irondaruhu cyane. Ababera bene wacu babera barabishobora ntabwo ari benshi babishobora ahubwo ababishoboye cyane niba nta bashinwa ubona ekonomi zabo zirimo kuza zisengura abera barabishoboraga kera baravuga ngo wasangira ubusangira bita n'ibisambo uri ubukene ni ikibazo kandi ikibazo uri ubukene uburaga icyo wawe ni ubukene none se ni iki umuntu atanga icyo afite basigira ubukene nyine ubwo nabo bakazanga icyo bawe nta kindi ubwo nyine ni ubukene bugende busimburana ingoma ibihumbi kugira ngo rero ubone icyo utari usanzwe ufite uba ugomba gukora icyo utari usanzwe nibyo rwose reka bagushyireho kugira ngo abantu bakubone nabonaga bayibagiye gushyiraho ariko bahita bagushyiraho nawe sinzi impamvu wari usa nk'ugiye ndakumva neza rwose jyewe ikibazo gihari gikomeye ntabwo ari amacakubiri cyangwa rasizme ni ubusumbane kubera ko tudatunze biragoye no kugira ngo tugire icyo dukora none n'imitekerereze yacu ikagenda ituma hasi Tente ho Kongo ndayibuka Tente ho Kongo rwose ngira ngo abakunda inkuru zishushanyije cyane se bande dessinée barabyibuka urumva nasomye bizera nkuru narazisomaga kimwe na Hobe urayibuka okay niyo mpamvu ubona umwera yaciye muri karitsiye iwacu abana birukana bakoresha imodoka rero bari umukire noneho umukire w'umwirabura yahaca ntagire n'umureba kuko twahawe iyindi manje y'uko ari byo bagezeho kugira ngo tuve mu bukene dufite kugira ngo tubashe kugira influence kugira ngo tubashe guhindura amateka nk'abanyafurika iyo twose saving biri mu bizaturokora cyangwa se kwizigamira impamvu ni iyi nuko uyu munsi iyo uzarebe nka nk'Amerika iyo Jay-Z agize amafaranga kandi akagira amafaranga Oprah akagira amafaranga rasizme disparity itangira kugenda igabanuka ntaho bajya kuyumva uvuga ngo ubutunzi nta ruhu bugira amafaranga nta baragira kandi iyo bafite amafaranga baba bareshya bwabusumane bukavaho niyo mpamvu uyu munsi uko abashinwa bafite ubutunzi n'abahindagije ubutunzi ntabwo bagisuzugurwa nk'uko basuzugurwa mbere imyaka 40 gusa iciri abashinwa bari mu bihugu biri hasi nk'abandi nk'azo twese n'abahinde ni kimwe na za Singapore cyari igihugu cy'abarobyi gusa abantu birobera umujyi w'uburobyi ariko ubu cyabaye igihugu gikomeye cyane ku isi mu butunzi rero ni ukuvuga ngo abakuru b'igihugu bagakora umutekano bakatuzana amabanki bagashinga cya kigega cyo kubika n'iki byose ariko ntabwo aribo bazaza ngo tubikire two tugomba kubika ni ukuvuga ngo ugomba kwiga umukode ni gute nahindura amateka yanjye n'abazamuka nibyo bita sacrifice personnel ni ukuvuga ngo ni wowe ubwawe ugomba kera tukiga muri kaminuza i Butare bajyaga babyita kwitera icyuma ukafata kuri ka buruse baguhaga 25 kemeruka babyitaga kwitera icyuma no vuga ngo ukajya usevinga make ukabi birenze nge nawe turahindura amateka y'igihugu turahindura amateka y'imiryango yacu bitubikora gutyo ikindi gihugu kikareberaho nk'uko na Rwanda na France n'ibindi bihugu nta Afurika bikora noneho ejo Afurika izagira influence y'ibindi bihugu n'indi migabane yose ibihugu byacu na influence kuko turanganya ubushobozi kuri marshe tunganya ubushobozi nande
banganya ubushobozi n'abandi bose. Abirabura se abanyafurika se ejo nidusebera tukagira ubutunzi nk'abanyafurika tuzagira ubushobozi nk'abandi bose, dutangiye gukora manufacture iwacu, dutangiye gukora export import nk'abandi bose, dutangiye kugira negociation nk'abandi bose, sibyo? Ariko uyu munsi duhora tuganya turira kandi dufite ubutunzi kurusha n'abandi mu butaka, dufite ubutunzi mu mutwe, n'abaturage na population jeune, n'abaturage bakiri bato bagifite imbaraga. Ko nk'ubu mpaye urugero ibihugu by'Ubuyapani tukomeza mu kanya, uyu munsi Ubuyapani gifite ni igihugu gifite impungenge nyinshi kubera ko abaturage bacyo benshi ni abantu bakuze cyane, nyamara ni igihugu cyari gikomeye the same na Korea. Ubu ngubu nko mu Buyapani umujene afashe icyemezo cyo gushaka kubera ko banabitse imiryango igenda icika bityo abakuze bakiyongera. Iyo umujene ashatse umugore leta iramushyigikira byo mu rwego rwo hejuru, ikamuha ibintu bimeze nka incentive, bakamwishyurira vacances, ni ibintu ngira ngo urumva Afurika rero ho population jeune cyangwa se abantu bakiri bato bafite ingufu bo gukora barahari. Nano kandi avantage dufite uyu munsi irimo kugenda iducika vuba n'iyi. Ababyeyi bacu n'abasokuru bacu bazi amateka ya mbere barimo baragenda basaza batambuka. Tudafata umwanya wo kugira ngo duconnecte generation jeune n'irimo kugenda itambuka, haba hari ikibazo gikomeye, right? Ni ukuvuga ngo rero tugarutse kuri ya saving twavuga nibwo bifatira. Waruvuze uti Afurika bimwe mu bizatabara Afurika n'abanyafurika ni kwizigama, ariko nikirije ariko ntabwo wansobanuriye impamvu. Kuko urumva iyo bamaze kuzigama ni ukuvuga ngo utangiye kugira ubutunzi, sibyo? Noneho niba ubigisha abana kuko wandika dukoze imyaka 18 umwana wawe araje akomerejeho nk'uko utweretse ya mibare mu kanya, niba utayise byongera uyitwereke. Reka ndebe n'ibisubizo, sibyo? Kuko umwana wawe araje akomerejeho umuhaye umurage ubyara gute ukugira ubutunzi, ibyo bashobora bakoze n'ibyo bagize bakoze, yego. kuvuga ngo jenoside izakurikiraho bazabasha gushyira abana babo mu mashuri yose ashoboka meza, mu mashuri meza, bazabasha gukora investment mu makampani akomeye, right? Kuko buriya ngo maboko atareshya ntagira gute ntaramukanya, buriya nk'ubu sa nk'ushyira aho hari 65 ubushyizemo nka 35 turebe 35 ni hahandi ushyira miliyoni 4,400 bakubikira inshuro 6. ni uvuga ngo umwana yaba afite miliyoni hafi 24 n'imwe n'igice ku myaka ya 35, ukaba ari umurage umuhaye akikorera business cyangwa agakora ibindi. Komerezaho. Azajya kujya kuri societe, azajya umwana azajya kugera cyo kwinjira muri societe mu by'ukuri adahere kuri mwe atarazi umwenda n'amaganya n'ibibazo. Narwara umutwe azabasha kwakodinga aspirin kuko ari umuntu urwara umutwe na aspirine nimuvure kubera ko umutwe uzusanga harimo ibindi bibazo byinshi. Kuko uyu munsi tuvugisha ukuri, igihe abanyamerika n'abanyaburayi barimo gutekereza kujya ku kwezi kuko bafite ubutunzi buhagije, turatekereza ayo kuramuka, ayo kwishyura inzu, cyangwa ayo guhaha, rero nubwo nutajya kwizirika umukanda rero batekereza ko ejo hazaza umwana wa 18 wo mutwite umugenera akawukurikiza nawe generasiyo izakurikira umwana wawe donc ari wa muzugutuku ntabwo bizakora. Dutangiye gutekereza aharenze uyu munsi, dufite n'imyumvire dufite ngo wanga amata y'umugabo n'amara ku mubiri bimugendamo, hari byinshi dufite bigaragara ko imyumvire yacu baje batubwira uyu munsi mpamvu ejo hatunaniye. Ushatse wakora screen sharing kugira ngo dukomeze. Hanyuma uvuza amagambo meza cyane
ariko se urabona dufite icyizere ko tuzabigeraho. Ni iki cyatuma umunyafurika, umunyarwanda wumva iki kiganiro muri kano kanya byumva akabigira ibye akavuga ati nanjye ngiye twabonye ubutumwa bwinshi. Reka tubanze tunashimire abambasaderi bacu mwese mukurikira AM Show ko twamaze kubona ubutumwa bwinshi bw'abantu batubwira ko batangiye. Ngira ngo icyo ni ikintu gikomeye cyane rwose. Rero niki cyakorwa kugira ngo noneho jeune generation y'abakiri bato ibintu babigira ibyabo by'umwihariko? niba ngiye mbonye akazi ko twara imodoka ndabwira abagenzi banjye bose bajya gutwara imodoka niba mbonye akazi muri guverinoma bagenda bose bajya muri guverinoma niba ntangiye kubaka amazu nabwo abagenzi bose bajya mu kubaka amazu niba umuntu atangiye kubaka mu Rwanda abandi bose batatangiye kubaka kwigana udasanzwe. Ni nayo mpamvu usanga umuntu umwe yakubise amata na fanta bikonje undi nawe mu gitondo quartier yose amata na fanta bikonje. Ubwo se aho ntiharimo weakness ahubwo hari uburyo umuco twangije aho uburyo ya avantage positive na negative sibyo aho umuco twangije nabona ko mugenzi wanjye akoze ubukwe bwa miliyoni 30 nanjye ndateguza ubukwe bwa miliyoni 30 ariko kandi aho no kuri ruhande muri babiri batatu batangira gusevinga umuco bakawugira bagenzi babo bakaganira ngo akantu ko tatete amafaranga ati ndimo sevingira abana iyo message gatangira n'abandi batangira kwigana ibyo ni byiza so rero icyo mugera mu gukurikira umwe nabikora babiri bakabikora batatu bakabikora buhoro buhoro biratangira buhoro buhoro mutangiye kubona n'umugenzi wawe usiga abana be batangiye kumera neza ngo muvuge nabi yakongezaho gute akintu yamushije. Hanyuma umuvandimwe watwandikiye hano mu Kirundo ni na hafi y'u Rwanda mu Kirundo sikure mu magambo nk'atatu wamubwira iki yagakwiye gukora kugira ngo no muco wa saving cyane cyane yavuze ku bana awugire indahiro awugire isezerano kuri we? Nuko buriya utunzi ntabwo ari utuntu two guzima amafaranga ntabwo ari ikintu cyabyo ariko okay. Hari ikibazo cya kabiri kibijyanye n'imyubakire n'amazu bari bakubajije kuko ni nabyo ukoramo by'umwihariko nanjye mbibamo ariko wowe ufite experience cyane cyane muri no minsi kundusha kubera ko uri kuri terera umurubaka amazu buri kanya nawe uyu wa kabiri nawe wamusubiza none tukaza gukomerezaho mu kanya gato kari imbere tukaza gukomerezaho twakira n'ibindi bibazo n'abantu bari guhamagara. Ndimo ndabona ko muri kuduhamagara mu kanya namwe turaza kubaha umwanya nk'abandi batanu kugira ngo namwe mugire icyo mutubwira ku byo twaganiriyeho kuri uno munsi, ariko no kuri WhatsApp mutwandikire no kuri message mutwandikire. Wakomerezaho. Nizere kuri kunyumva neza. Uri kunyumva? Aha. Ikibazo cya kabiri avuga ngo inzu yanjye ndimo kubera ko umushahara wagabanutse irahenze nkurikije ibyo mwatubwiye utarenza 30%, inzu yanjye imaze guhinduka 50% yayo twinjiza kubera ko madamu ari wenyine ufite akazi. none tuyigurishe tujye mu yamake cyangwa dukodeshe cyangwa nkomeza kugerageza kuzamura umushahara. Okay. Urumva buriya tugaruka ku kintu mubana kwa abantu kuri cyo batabasha gukurikira icyo kiganiro nuko amafaranga wishyura inzu waba ukodesha cyangwa ari mortgage yagombye ko atarengeje 25% yayo yinjiza 30 ubwo watangiye gupushinga iyo birenze 30% ubwo nyine biba byatangiye kujya muri rege bivuze ni ya polisi iyo watangiye kujya muri kangahe watangiye kurenza 30% yayo winjiza kuri expression utangiye kujya muri wabonye muri zone rouge. Rero aho ati yewe mpamvu ya 50% kubera ko
natakaje umushahara so no mufite ibibazo bibiri icya mbere ni ukubanza kugabanya urabona yuko ari n'amazi agatera mbere yuko ujya gushaka uburyo uyavana mu nzu ugomba kubanza kuyahagarika rwose kuyashakira inzira yego hanyuma ukemura ikibazo cy'aho yaturutse yego rero iyo watakaje akazi wongeye mu mwuzure wateye ikintu cya mbere ni ukugabanya kontra defanse tugakora baje hanyuma urebe ibyo wagabanya muri defanse byawe hanyuma kuba ufite 50% ntabwo atubwiye niba akazi byoroshye kubona kandi so niba byoroshye kubona kandi kazi so gihe yavanye muri akazi ukomeze mubuke tukakugurisha mubuke uko nibigurisha urakonga ariko niba uzi ko kariyeri urimo bigoye kubona kandi kazi cyangwa ko maze amezi 3 nyambwiye ko maze amezi 6 cyangwa umwaka ashobora gushaka kandi kazi rero bikwaye byiza na kandi gurisha inzu wabo ayivanyemo ujya mu gukodesha wese ku bindi kugira ngo utajya mu kugura inzu ya kabiri urimo gushaka n'ibintu bigongana ubasha kumwanya wawe ukodeshe kuri makeya umeze ubeho n'umuryango wawe hanyuma ushaka akazi kaje witonze uzamubutse ndetse cyangwa ashake source ya income yindi ya kabiri ayagurishije inzu arebemo make ya investise mu kintu aho twaje ntazi icyo akunda mu buzima kuko ari internet maze kutwigisha kuko ngo buri munsi ugomba gukora business oya abari trembo mu gukorera abandi kandi bakwiye gukora akazi uyu munsi si iyo waba gukoyinjira ku mwaka ntabwo wamubwira ngo ajye gukora business niyo yarajya ntiyagikoze asiyo wa Apple amafaranga akora n'ishyano byose so niyo mpamvu ntabwo ari ngombwa ko ajya muri business ntabwo nzi impamvu basuye bimeze gute ngaho kuyavuga mu Manyarwanda ari igihe bitera n'ubwo bumuntu byo tuganira passion zabo n'ibyo bakagize muri resiste bakajya bakubwira uko bari bagiye cyangwa cyo kwigana tunyamuko cyane ari rero byiza bakabigiye byangiye yego ngira ngo nibyo byiza nibyo tujya tuvuga buri kenshi yuko buri muntu agira umugisha we business ishobora kuguhira ni byiza kumenya amakuru yose ariko business ishobora kuguhira kimwe n'uko itashobora kuguhira mu kazi kawe ukorera leta ukorera abikorera privé wikorera bishobora kugenda neza ariko business niba atari byawe byihorere yenda igenda ukorera abandi nasobanukiwe nisobanukiwe umuntu gutangira business n'umuntu gukora business nkora neza kurusha iyo ndi wa kabiri muri company antari uwa mbere gutangira birakugora oya gutangira ntabwo bingora ariko iyo ntangiye business cyangwa ngiye gukora n'umuntu nkunda gushaka umuntu wa CEO ngenda ba wa kabiri okay wowe ntube ari wowe uri ku ruhembe kubera ko nasanze bose cyane cyangwa ubushobozi bwa n'ubumenyi bwanjye bagira undi muntu nta raporo unguriye kuko business ari yanjye bashaka gushyiraho undi manager dore ibi kuko njyewe ndi visionnaire icyo kintu cyanjye execution nuko nisobanukiwe nuko nikora neza iyo mfite umuntu wundi uyizi kundusha cyangwa wishoboye kundusha ashobora kuba atarizi kundusha ariko wishoboye kundusha icyo ushobora kuba n'iki tuzabiganiraho ngo ku kindi cya business ni ukuvuga ngo hari umuntu uti nkeneye ko muri A na B na C mubere mu nzira kuko akabikora neza cyane akora A na B na C n'umuntu bagira gushaka kugira ngo ushyiraho Z na F aho bagira kumvikanya A na B na C ubu ni execution rero kandi mu visionnaire rero bashaka gusimbagurika hari hariya na hariya ariko bashyize mu mwanya wo kuyobora uwo muntu ushyira A na B na C barabivuze banye nkayimuhereza agatangira gushyira mu bikorwa hanyuma umuvandimwe hano aravuze ati uyu munsi mu nyungu y'akantu k'ubwenge pe kuba mu nzu itarengeje 25% yawe winjiza ukora ibintu ukunda no kuri abantu benshi bajya muri business babikuye ku bandi bo nta makuru bafite bigatuma bahomba niduhirwe ikanombe ubu none nshobora kwakira za telefone z'abantu bari bahamagaye nabonaga ari bahamagaye benshi harimo nabanditse butumwa bavuga ko
tutafataga telefone ubwo tubiseguyeho mutubabarire ubu noneho telefone irafunguye dushobora kubakira ati nimurangize rwose mudufate turashaka kubabaza ni Irimine ku Muhima kandi turabakunda cyane Irimine ushatse wahamagara noneho rwose wahamagara tukakwakira rwose ubu nta kibazo kanakiri umuvandimwe umwe alo wiriwe neza no beef ubucuruzi bw'imyenda buragenda neza buragenda mu isoko rya kijyambere rya Gicumbi rwose yego ku muryango w'isoko usohoka ujya kuri gare niho nkorera noneho icyo nabasaba ni uko n'ibindi bitangazamakuru yego wongere uhamagare Imena turagushimiye cyane ubushize mwasobanuye business y'imodoka zo gukodesha numva ndayikunze none muvuze kuri estate numva ndabyo mbikunze ndafata ikihe ndeka iki koko ni Imena ufata ibyo ukunda tuba kukwigisha muri make nawe ukaba wafata ibyo ukunda rwose ntugire ikibazo reka twakira undi muntu tuba turi kumucangacanga ariko ni byiza ko wandika byose rimwe na rimwe ugafata agakarine ukajya wandika ibyo wumvise inzira Imana iragera ikaguha ikakangura ubwenge bwawe ikakumvisha iki impano yawe yariyo kuko burya impano yawe urayifite n'icyo washobora uragifite kurusha ibindi byose yes reka twakire umuvandimwe duhamagaye kuva kare alo mwiriwe amakuru yego Irimine turakwakiriye rwose kandi tubabarire twatinze ko kwitaba halo kwahise ava hose makabyara turakumva neza turakumva neza ntaye ups halo mwiriwe neza amakuru ni meza ndumva birangiriye aho ngaho twibarije amakuru gusa ntiwagira ikindi utinda kuvuga reka Irimine yaduhamagaye kare yavuze ko yakurikiye ikiganiro ariko sinzi ahantu ahise arengera ubwo reka ngerageze nongere muvugishe numve kugira ngo tutagenda tutamwakiriye kandi rwose ubanza afite ikintu ashaka kubaza Irimine ari ku Muhima uyu muvandimwe nawe watwandikiye ati rwose mukomerezaho icyo maze kubona nuko izi nyigisho mutanga bizabe byiza mujye munazitanga mu mashuri kuko hariyo urubyiruko rwinshi kandi ari zo mbaraga z'ahazaza h'igihugu cyacu urubyiruko niruhindura imyumvire nk'uko coach yabivugaga mu myaka 20 cyangwa 30 iri imbere ntabwo tuzaba tugisabiriza amahanga okay urakoze cyane allo katubanze twakira uyu muntu gatoya uhita ukomerezaho allo Irimine turongeye turakwakiriye sinzi aho wari ugiye turabaza ko nta gapfukamunwa mwambaye n'ahantu yagize ikiganiro kuri TV1 baganiriye ku isoko rya Kimironko nta gapfukamunwa mwambaye oya twebwe ni turi kuri BTN ntabwo turi kuri TV1 oya aho ngaho ushobora kuba wari wibeshye ariko ubwo abo ngaho uyu nguyu ari muri Canada njye ndi mu Rwanda nta hantu duhuriye niko allo urumva wari muri Canada ndi mu Rwanda intera iri okay coach wabanza ukavuga icyo wari ugiye kuvuga tugahita dusoza mu kanya twakira abantu nka babiri bandi batatu nagira ngo bakurikiye numvise ku madeni ikiganiro cyiza twaje iki
ntabwo ari icy'abajene ni abantu bose nubwo rero badukurikira cyane kandi turabikunda ababyeyi bacu nibo bakagombye kuko tugomba kwereka urugero ababyeyi bacu mu kwereka urugero tukereka urugero bakurikira no kumurikiye iyo tuze sevi ntabwo ari iby'umwana by'umujene ahubwo n'iby'umubyeyi ugomba kumwereka kuko buriya abana bakora ibyo bakuze babona mu rugo bakora cyane nizo kontabilite kuko nakuze kumbona papa wanjye yari yakora nanashinganije ni ukuvuga ngo rero urugero rwiza abana ntabwo bazakora kuri televiziyo bazakora mu rugo cyangwa kuri social media ibyo bazaba bakora neza uzakora na 100% yanyu uzakora nabi uzakora na 100%. So abakuze rero cyangwa ababyeyi ndetse n'abagrandpere nibo bagomba kutubera urugero natwe tukabera urugero akurikiyeho nabo bakazabera urugero akurikiyeho ibi ni ibyacu twese ku murongo ntabwo by'abantu nibyo rwose kanakira umuntu wa nyuma aya ubanziriza wa nyuma alo wiriweho ninde tuvugana muvandimwe urahagana hehe Kayonza turagusuhuje cyane uraho neza Emmanuel wakurikiye ikiganiro hari igitekerezo ushaka gutanga ni ibijyanye no kwizigamira cyangwa ku zindi ngingo twaganiriye ngaho umwanya ni uwawe hano numva bivuyeho mwiriwe neza mudufashe se nk'abantu babakurikiye bwa mbere hari uburyo mwabafasha nabo kwiteza imbere uburyo bwa mbere ni uko tubigisha zino nyigisho zose kanongere nakire Emmanuel gato tore dusorezaho alo yaricitse karibu nanone ni karibu nanone rwose ikiganiro ni cyiza rwose ikiganiro ni cyiza ariko ni ukuvuga ngo abanyarwanda turi ku rwego navuga ngo duciriritse kuko ni kuvuga ngo cyo kwizigamira hakaba hari ikintu cyo bita ejo heza mubisobanure neza kuko kugeza uyu munsi harimo kwigishwa icyitwa ejo heza ejo heza twayiganiriyeho birambuye kandi ni nziza cyane rwose muyiyoboke nibyo nanjye ndimo kubwira wita rero uvuga ngo uroteme iki ngiki hari abo cyahita gicanga yoya ntabwo cyagucanga kuko burya zose inyungu ni izawe kandi burya ngo umutima w'umuntu baho ubutunzi bwe buri ubwo ni ukureba aho ubutunzi buzavayo bwinshi ibyo nakubwiraga maze sinumwe umuntu agomba gutangira mu kwezi magamera n'angahe minimum cyangwa maximum ukoresha ubushobozi ufite reka uno mugabo akubwire amategeko yo kwizigamira uko agenda yesa urakoze cyane musubiriremo coach we dite turekeraho amategeko yo kwizigamira tangira ubu rwose ari mu bibiri ari magana atanu tangira nibyo rwose natangira ubu ngubu okay igihumbi na magana atanu cyangwa no gutangira teoriziho gutangira mu bikorwa niba ari igihumbi ikiri mayire twese byanga abantu dukurikiye niyo bikugoye ukavuga uti sinzi uko bimeze ndetse ubwo bushobozi buragoye sindabasha gukora budget n'iki byose nibura sevinga 1%. yayo winjiza yawe uzumvijana sevinga igihumbi. Okay, tangira just start tangira ufite banki zikora igihumbi buri kwezi cyangwa se bibiri 1%. uko ugenda umenyera uzabwira banki igira 2%. nubashaka kuvuga 99%, ejo uzongera uzamure ujya ku 98%. uko ugenda umenyera 92 gutyo gutyo ariko niba utangire kuri 1%. Okay, ndumva twarekera ahangaha rero iminota kuko irarangiye. Dushimire abagiye batwandikira bose by'umwihariko. Icyo tugamije cyane ni uguhindura twese tubigiraho mu byo mwakoze. Nari nashatse kuza kuvugisha ari umuvandimwe nahaye nimero yanjye muri kino cyumweru
numvise afite témoignage nziza twigeze kubasomera hano, akaba ariko nzamuvugisha mu cyumweru gitaha. Icyo nshaka ni ukugira ngo afungure abantu benshi mu mutwe, duhereye ku byo twagiye twigisha. Ni Edward Mwesigye. Edward Mwesigye ushobora kuba umwibuka. Edward Mwesigye wakoze cyane, ni umusore ukiri muto. Ati nige wabandikiye mbashimira uburyo mufasha abantu kwiteza imbere, mbabwira ko nkora delivery y'amata mu ngo, mbabwira ko mba Kanombe. Murakoze Mwesigye, natwe turagushimiye cyane, warakoze rwose. Kandi icyumweru gitaha nzaguhamagara no kuri televiziyo ubwira abantu uburyo wagiye ubigenza. Reka dusoreze aha ngaha coach, Imana iguhe umugisha. Soza ikiganiro, tuzasubire ku wa mbere saa moya kugera saa mbiri. Titre kiganiro twengera rimwe kwijana, usembenge rimwe kwijana, kuko iryo rimwe kwijana uramutse utarikoresheje umunsi ku wundi ntabwo ubuzima bwawe buhagarara. Tangira rimwe kwijana, tangira ubuzima bwawe rimwe kwijana yahindura ubuzima bwawe. Buri munyarwanda asenga rimwe kwijana, ubuzima bwose buracabiri mu buzima. So dusoreje aha ngaha rero. Imana y'umugisha. Abraham, nawe wakoze kudukurikira, ubutumwa bwawe twabonye. Tuzasubire ku wa mbere kugira saa mbiri, kuva saa moya kugera saa mbiri. Nakagaruka. Ciao, bye. Umunsi mwiza coach, bye. Ni byiza kugira inzozi z'ibyo twifuza, ariko se bisaba iki kubigeraho? Tuguhaye ikaze mu kiganiro The Coach RB and Mike Show, aho